Yesu ashimwe, Yesu ashimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro ko impaye uno mwanya ngo twongere tuganire. Nawe Imana iguha umugisha ubonetse ngo twungurane ku ijambo ry'Imana. Bene data marize iminsi ntaboneka ariko noneho shimye Imana ko nongeye nkaboneka. Amen, amen. Uyu munsi tugiye kuganira kuri baby shower na bridal shower. Ni amagambo atari ay'ikinyarwanda ntabwo nyazi ngewe mu kinyarwanda. Umuntu waba uzi bridal shower icyo bivuga mu kinyarwanda ni ukuri azambwire. Umuntu uzi baby shower icyo bivuga mu kinyarwanda azambwire. Ngewe ni amagambo nyazi mu cyongereza, wowe ushobora kuyazi mu gifaransa, undi ukaba uyazi mu rundi rurimi, undi ukaba uyazi mu rundi rurimi, ariko mu kinyarwanda si ibyacu, ntitwajyaga tubikora, ntitubizi, ntabwo ari amagambo y'ikinyarwanda. Niyo mpamvu rero ntabwo namenye ijambo nakoresha mu kinyarwanda ni irihe. Ndakoresha baby shower, ndakoresha bridal shower kuko niko njye nabimenye byitwa gutyo. Rero baby shower ni umunsi mukuru bakora mbere y'uko umwana avuka. Bagaha umubyeyi amapresenti za kado, bakamuha impano, bamwifuriza nyine kuzabyara, bakamuha utuntu tujyanye nyine n'umubyeyi, tujyanye n'umwana. Noneho ariko bagakina na za games, bakina n'ibintu by'imikino. Urabona nyine ahantu abantu bateraniye bakora ibintu by'imikino nuko. No, kuri bridal shower nabyo nuko, ni umunsi mukuru bakora mbere y'uko umukobwa bamushyingira. Bagahura bagakora umunsi mukuru, bakarya bakanywa, bakamuha amakado, impano, bagakora ibintu by'imikino, bakamuganiriza se n'ibyo ngibyo. Rero iwacu twebwe kera mu kinyarwanda ibyo nzi, twebwe mu barokore twajyaga tujya kurara iwabo w'umukobwa uzacya ashyingirwa. Twavuga ngo ni ukumurarira, ngo ni ukurarira umugeni. Noneho tugasenga, tukaririmba, tugakora igitaramo, bikaba biryoshye bishyushye bimeze neza cyane. Bakaririmba, bakavuga ubutumwa, harimo n'abihanaga. Harimo n'abihanaga muri icyo gihe cyo kurarira umugeni pe, kuko hazaga abantu bose, hazaga abantu benshi, abarokore n'abatari abarokore, abantu b'urubyiruko tugahurura nyine aho umugeni yabaye. Ndabyibuka njya ku mugeni icyo gihe nagera ntarakizwa rwose, ariko iyo bavuga ngo hariya hari umugeni twajyagayo kuko twe tuzi ko bari burare baririmba, tukajyayo ukumva nyine nawe ushatse kujya aho abandi bantu bari nuko. Rero ntabwo ari kimwe n'ibyo ngibyo ndi kuvuga, ibindi byo ntaho bihuriye. Ibyo babyitaga ngo ni ukurarira umugeni, mukajya aho umugeni azahagurukira, mukasenga, mukaririmba, igihe cyo gutaha nijoro mu gicuku bamwe bagataha, abandi bahasigara bakahasigara. Ariko ibindi byo ntaho bihuriye. Ibindi baravuga ngo ni bridal shower, ibyo bakora yewe njye nabivuze ifato. Njye navuze ni nahubwo ni ibya satani. Naravuze ni ibya satani nkurikije n'ukuntu nabonye babigenza. None se koko urumva bridal shower, bavuga ngo ni bridal shower, ni shower nyine ni ukuhagira. Ni ukuhagira mu ijambo ry'ikinyarwanda, ni ukuhagira. Ufashe umuntu mukuru, umuntu mukuru mukuyemo imyenda ugiye kumwuhagira muri rusange ku ruhame rw'abantu. Ibyo ni ibiki koko? Murumva ibyo bintu ari iby'amahoro. Noneho rero mu mikino bakina rero icyo gihe muri bridal shower, harimo abakina imikino ngo yo gufata ikanzu umukobwa azambara bakayikora muri ziriya mpapuro bajyana muri tuwarete za fejenike. Fejenike akaba ari byo bakoramo ikanzu y'umugeni. Nawe munyumvire, ikanzu y'umugeni ikoze muri fejenike, impapuro wihanaguza ukajugunya. Njye naravuze nti ibi bintu bifite ikintu biri mu kuvuga, bifite ikintu abantu babishyizeho baba bashaka kugeraho, ariko abatabizi bakabijyamo nyine batazi ibyo ari byo, ariko bifite ikintu. Ubitekerezeho nawe, ubitekerezeho. Njye nabitekerejeho pe, nabitekerejeho nawe ubitekerezeho. Ni ukuri wumva ibyo bintu ko byaba ari ibintu by'amahoro. Ibaze ikanzu umugeni azambara mukayikora muri fejenike, mugira gutyo ukihanagura ukajugunya. Ngo noneho bagakora impeta mu byondo, impeta yo mu byondo. Impeta yo mu byondo. Urumva ari ibintu bizima, urumva ari iby'amahoro. Njye nabonye ibintu abantu bakora muri, ntabwo hose ariko babikora, ntabwo ari hose, bose ntabwo babikora kimwe. Ntimunyumve gutyo ngo mugire ngo ntabwo hose. Ntabwo nagiye muri zingahe se ko nahise nihana, nabivuyemo. Sinjya muri bridal shower, sinjya muri baby shower. Izo nagiyemo zirahagije, ibyo nahabonye birahagije, byatumye numva nzinutswe, numva ni ibintu byo kwa satani, bituma numva no sinzongera kubijyamo. Narabiretse, narabizinutswe, ntabwo nkibijyamo rwose. Nawe ahubwo nje kukubwira kugira ngo nawe utekereze. Wowe ushobora kuba ibyo ndi kuvuga utarigeze ubona hari aho babikora, ariko hari aho babikora. Hari aho babikora. Ni ukuvuga ngo satani nabonye hari igihe ashobora kuzana akantu keza akagashyira imbere, ariko aho kugira ngo aduhume amaso,
hari ikindi kintu kirimo imbere aduhishe. Ababizanye, ababitekereje bakabikora, bafite icyo bashakaga kugeraho. Iyo ubikoze rero, nubwo utabuze icyo kintu bo bari bagamije, iyo migambi mibisha bo bari bagamije kugeraho, ariko wowe ukabikora, ubafashije, baba bageze kuri cya kindi bashakaga kugeraho. Bati uriya ni baby shower arimo akora, uriya ni bridal shower arimo akora, bo bafite icyo bashakaga kugeraho. Uri mu mubare wa ba bantu bashaka, bahigaga, batagetingaga, nawe barakubonye. Ni ukuvuga ngo nibajya muri ba bandi bari muri za bridal shower, nawe uraba ugiye mu mubare wabo. Nawe uraba ugiye mu mubare wabo. Ariko bene data, njye mbona ibyiza ari uko tutajya twirutwa. Hari ijambo, reka mbanze mvuge ni kuri baby shower gatoya. Nagiye no muri baby shower rero. Noneho baby shower nagiyemo, bafashe gato cake ibumbye mu ruhinja. Mwana we, ibyo byanteye ubwoba bwinshi bwinshi bwinshi. Ibumbye mu ruhinja, bazana icyuma, nyine iyo ugiye kurya gato cyangwa se cake urayikata. Bazanye icyuma ngo bayikate rero bayirye. Ishusho yo iremye mu ruhinja. Uruhinja. Ubwoba bwaranyishe, njyewe ubwoba bwaranyishe. Ikintu nakoze ni ugusenga gusa. Numvise ubwoba bunyishe, ntabwo nayirya, ntabwo numvise ubwoba bunyishe. Ibi bintu ni satanike, ibi bintu ni iby'umwijima, ibi bintu birimo ikintu gikomeye. Ni nka bya bindi abanyarwanda bakoraga byo guterekera, byo kubandwa. Sinigeze mbikora njye, ariko numva babivuga, nkumva ni ibintu byo mu mwijima bakoraga, nkumva ni ibintu by'umwijima. Nabyo narabigereranije, ndavuga ntiwasanga bimeze nkabyo. Abantu babihimbye, abantu babishyizeho, bari bafite ibintu bagamije, bari bafite ikintu cyihishe inyuma. Ubwo rero urumva, uwo mwana ari mu nda, dutegereje kumubona, ariko bafashe gato bayikoze mu ruhinja, bafashe icyuma barakata, none bayita ngo ni baby shower. Nese baby shower, umwana utaravuka murajya kumwuhagira kubera iki? Muramwuhagira afite ubuhe mwanda? Muramwuhagiraho iki? Umwana ukiri mu nda muramwuhagira kubera iki? Noneho indi nagiyeho rero, indi nagiyeyo nayo baratubwira ati ntimuvuge ijambo baby, ntimuvuge ijambo umubyeyi. Noneho bazana igipupe, igipupe bakagenda bagihererekanya aho twicaye ku murongo, nyine aho twari twabaga twicaye, umwe agihereza undi agihereza, nk'aho ateruye umwana. ndavuga umwana uri mu nda mumugereranije n'iki gipupe. Igipupe ntikivuga, ntikizavuga, ntikigenda, ntikizagenda, nticyumva, ntigishobora no kuzumva. Ni igipupe nyine, ni igipupe. None mufashe umwana mumugereranije n'iki gipupe, mwumva atari ibintu by'umwijima mwa bantu b'Imana mwe? Namwe mubitekerezeho ni ukuri. Igipupe mukigereranije n'umwana. Ubwo rero baragihererekanya ngo bari guterura umwana, ariko nanone ntabwo bemewe kuvuga izina umwana, ntabwo bemerewe kuvuga izina baby. Bariga kurambika amaranje, bariga kugikarabya. Igipupe ni ukuri. Njye nahise mva mu murongo, nahise mvaho nari nicaye, batava barakimpereza. Nahise nihagurukira pe, ndiyembayembera ngana ku ruhande. Ariko nabigezemo amakenga, nabwo ndongera ndavuga ibi bintu ni ibyo kwa Satani. Niho nahise mfata icyemezo rero, ntabwo nzongera kubisubiramo. Nahise mfata icyemezo, navuga nti ntabwo nzasubira muri baby shower, ntabwo nzasubira muri bridal shower. Ibyo nabonye si iby'Imana. Ni nkaho ari Imana yankanguye mu mutima, ni nkaho ari Imana yamvugishije njye, ariko nabivuga nti ariko se wowe nta bwenge ugira, we ntubona? Hari igihe wumva mu mutima wawe hajemo igitekerezo, ukumva ko icyo gitekerezo atari icyawe wibwiye. None se mbere yose ko ntari narabitekereje, ariko uyu munsi numvise hajemo igitekerezo, numva ndushaho kubitekereza, numva bitinzeho, numva ntabwo nzongera kujyamo pe. Numva nta baby shower nongeye kujyamo, nta bridal shower nongeye kujyamo. Rero bantu b'Imana, dutekereze, dushyire mu gaciro. Ufashe umuntu w'umumama, umuntu w'umuntu mukuru, ngo ni bridal shower, umukobwa ugiye gushyingirwa, ni nkaho mumwambitse ubusa. Mumwambitse ubusa ku gasozi. Urwo rugo rugiye gushingwa, mwamaze kumwambika ubusa ku gasozi, urwo rugo ruzaba rwubakiye hehe? Ruzaba rwubatse gute? Ruzaba rwubatse gute mwamaze kumwambika ubusa, mwamaze kumushyira ku gasozi? Ni mu bintu by'imikino, ni mu bintu byo mu mwuka. Ibyo mu mwuka bisobanurwa n'ibyo mu mwuka, ariko birakora. Ibintu byo kwa Satani ni mu mwuka, ariko birakora. Nk'uko iby'Imana nabyo ni mu mwuka. Tusenga mu mwuka, tukizera mu mwuka, kandi bikaba. Abo kwa Satani nabo babikora mu byo mu mwuka, kandi bikaba. Tube maso, tube maso bantu b'Imana. Rero hari ijambo ry'Imana narisomye hano mu Baroma ibice 12. Abaroma ibice 12, kandi basomere
abaroma ibice 12 dusome umurongo wa 2 gusa. Aravuga ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Twongere dusome ino jambo. Umutwe w'amagambo uravuga ngo imirimo ikwiriye imibereho ya gikristo. Imirimo ikwiriye imibereho ya gikristo, twebwe abakristo. Ngo kandi ku murongo wa 2, abaroma 12 umurongo wa 2, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa bitunganye rwose. Ntimwishushanye n'ab'iki gihe. Imana iratubwira ngo ntitwishushanye n'ab'iki gihe. Njye natekereje avuga nti kwishushanya n'ab'iki gihe ni ukuvuga ngo twe gushaka kumera nk'ab'iki gihe, twe gukora nk'iby'ab'iki gihe bakora, twe gukora nk'iby'abo mu isi bakora, twe kwishushanya nkabo, twe kumera nkabo, twe gushaka gukora nk'ibyo bakora, twe gushaka kumera nk'uko nabo bameze. Rero tugire amakenga twebwe, niba ibi bintu abo mu isi babikora, tureke nyine bo abo mu isi babikore, ariko ba bandi turi kumwe bari bakwiye kureba natwe icyiza batwigiraho, kureba ubwenge dufite niba koko dusobanukiwe, kuko ubwenge, kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Niba twubashye Uwiteka rero twakwiye kugira ubwenge, niba twubashye Uwiteka twari kuba tujijutse, ariko ibyo bakora natwe nibyo bakora. Ikigare barimo natwe nicyo kigare turimo. None se tubamariye iki? None se twebwe twabunguye ubuhe bwenge noneho? Bene data, nashatse ko ibi bintu nabivugaho kugira ngo nawe ubitekerezeho, nawe ubitekerezeho, nawe ugenzure, ubitekerezeho rwose. Wumve iyi baby shower imaze iki, iyi bridal shower imaze iki. Icyiza byari bimaze nuko nabonyemo ako keza nari nabonye ngene na byatumye nanajyamo, ni turiya dupresent bahurira mubyeyi, niba ari ukwitegura kubyara, n'utwenda tw'umwana se, n'utuntu two kumufasha yabyaye se, nabonaga ko ari akantu keza. Ariko se muyoboye ko mu muco w'ikinyarwanda n'ubundi iyo umubyeyi yabyaye ntitumuhemba, ntitugera tukamushyira amaranje, ntitugera tukamushyira utwenda tw'umwana, ntitugera tukamushyira akantu yaba akeneye umubyeyi, ntitumusura tukamusura tumushyiriye akantu ako gakoma tukakamushyira. Ntabwo ari ngombwa uriya, njye nabonye uriya munsi atari ngombwa, ntabwo uriya munsi ari ngombwa. Tutegereje umwana akavuka tukareka kujya kumukoreraho imihango ataravuka, njye nabona byaba ari byo byiza. Mwa bantu b'Imana, umwana tumureke avuke, tumusengere, dusengere umubyeyi abyara amahoro, abyare neza, umwana avuke, tumusure, tumuterure. Ahubwo ni ugukora imihango yindi, imihango yindi ya gishitani. Iyo mihango nimuyireke, tuyireke, tubireke rwose. Bridal shower rero noneho, bridal shower nayo ni the same. Akantu keza kari karimo ni turiya du present, ziriya mpano twahaga uriya mukobwa ugiye gushyingirwa. Ariko se ubundi muri gahunda yacu y'Abanyarwanda ntabwo muzi yuko dutwerera, turamutwerera abantu bagiye gukora ubukwe, turabatwerera. Niba utatwera ujye utwerera, abantu rwose baba bakeneye gutwererwa, bakeneye gufashwa. Cyangwa ukamutwerera, ukamuha amafaranga akigurira icyo ashaka, cyangwa se ukanamugurira impano, ukareba ikintu cyamugirira umumaro ukakimugurira ukakimuha. Ariko uwo ni umuco wacu dusanzwe n'ubundi tuwukora. Rero iriya bridal shower yo kujya kuvuga ngo murajya kumukarabya ntabwo ari ngombwa. Uwo mwanda mugiye kumukarabya muri ruhame, muri rusange, mukamwambura ubusa mukamukarabya, ni mu buryo bwo mu mwuka. Ntabwo bamwambura imyenda, ntabwo mvuze ko bamwambura imyenda, ntabwo bamwambura imyenda, ariko mu buryo bwo mu mwuka baba bamwambuye imyenda, baba bamwambuye imyenda ngo bagiye kumwoza, bagiye kumwuhagira, bakamwambura imyenda. Urumva nababwiye ko hari n'ahandi bamudodera ikanzu y'ubukwe idoze mu bipapuro, hari nababwiye ko hari n'ahandi bakora impeta ikoze mu byondo. Bafite ibintu byinshi bakora. Ibyo wagiyemo wowe ntabwo ibyo ngibyo babikora. Munyumve neza abantu b'Imana, aho wagiye ibyo byo ntibabikora, ariko hari abandi babikora. Ariko nubwo wowe mutabikora, ariko iryo jambo ryonyine bridal shower, baby shower, yo kujya kuhagira abantu ntabwo ari ngombwa. Njye nabonye ari ibya gishitani. Wowe ufite uko ubyumva muzambwire uko mubyumva. Imana iduhane umugisha hamwe, amena. Mana yacu, Mana igira neza, ndagushimye. Abayorwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Ndakwinginze kugira ngo ujye ugenda udusobanurira ibyo muri iyi minsi tugenda duhura nabyo. Mu minsi y'imperuka hagenda haza ibintu byinshi by'inzaduka,
Mana nziza ni wowe wo kudusobanurira, ni wowe wo kutwigisha tukamenya uko dukwiye kugenda. Urakoze ko ugiye gusanga buri wese umwe umwe ukamusobanurira ukamwigisha, kandi nanjye wakomeza ukanyigisha Mana, nanjye nkeneye gukomeza kukwigiraho. Urakoze mbisenze nizeye mu izina rya Yesu.